n'uwawe ndenganyije hanyuma turi kumwe nande rero mu kiganiro cyacu twatangiye umeze ute hanyuma CEO wa Zoom TV 3 turakwakiriye murakoze cyane hanyuma turi kumwe nande tangira bibwira abantu ariko nyamukuru ndabona uri ndaswaga abantu muri comment bavuze ko utajyongera volume ngo uvuge cyane yego se baravuga ngo na sound dushyiramo ngo tuzayigabanye umunsi turongeraho akajwi buri yego hanyuma rero niki kintu teguriye abantu kuri uyu munsi wa none Imana duhaye kuba turiho duhumeka ndetse n'ishiti zacu niki kintu ategura abantu mwari Adeline ndabanza ndabashimira mugira neza kuba mugenda mukandeba Imana ibahe umugisha ibyo byonyine Adeline ni Imana uzayibasha iragoye ariko nzagerageza hanyuma ibiganiro se biri kurebwa buhoro buhoro ariko n'abatajyayo nibagereyo bareba ndetse turi mu turi kuwa gatandatu ku itariki ndatekereza zigeze muri 18 iyi tariki 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka urabura amezi angahe umwaka arabura ukwezi kumwe tukajya mu kwa 12 mu minsi mikuru ariko atega amata turi mu kwa 10 arabura ukwezi kumwe kw'iminsi mikuru tujya mu mwaka Adere amafaranga menshi watunze ni amafaranga angahe $200,000 yawe wari umeze ute oya numvaga ari ibisanzwe numvaga ari ibisanzwe kuko nageze igihe ndayaborokesha ni nayo mpamvu yagiye nyine uraboroka ariko ukagenda ushyiraho ariko utemerewe kuyabikuza yego ubwo rero nari mfite intego yo kugura ikintu runaka kandi nayakoreye nko mu mwaka yego nyine urumva sinari kuyakorera mu mwaka ariko harandi nyine nifashishaga nkabikaho duke $1,200,000 gutya warayibikuje urayifata cyangwa yarari kuri konte bisanzwe urumva nyine nayashyize kuri konte shiduka yarabaye $1,000,000 igihe cyo kuyakura hose igihe cyo kuyakura nayabika imbwira rero ukimara gukura amafaranga $1,100,000 miliyoni yonyine tubwire rero yigesheje mu nzu ufite miliyoni urumva ntago ari amafaranga yo kubikika mu nzu nk'umuntu nkanjye amafaranga wabona n'uyaraze mu nzu ni ngangahe gereranya nyine urumva miliyoni ku mwana w'umukobwa ntago nanemerewe kuyabika mu nzu dore ubu n'abantu bafite miliyoni 5 babika muri envelope mu nzu biterwa n'aho uba rega biterwa n'aho uba na security ihari cyangwa umeze nka Nesederi tuzanye utoye nka miliyoni 10 wararaye washaka umupolisi ukurinda muri banke urumva oya ukazirarana mu rugo nyine icyo gihe warara mu nzu warara uhagaze reka nkubwire nayararana ariko nkashyira ku mutwe ku buryo nazajya nicura nyumva uyabara oya nyine baratubwiye ngo yabonye amafaranga akajya ahora abara akareba ko nta na rimwe ryavuyeho amafaranga nahita ngurikiza miliyoni 10 ese ubu umuntu arwaye nka miliyoni 10 wazikoresha iki urumva 10 wenda muri iki gihe ni na make ariko si make cyane ese Adere watunze miliyoni umva biri danje mbwira noneho uyu munsi wa none utunze miliyoni 10 cyakabona nk'umuzungu kuri channel yawe gutya araziguhembye miliyoni 10 yego mana yanjye nabanza namagara mama urumva wenda sheri wanjye yaba bizi nkabanza nkamusohokana nkamugurira ibintu ashaka byose nubundi ndamufasha cyangwa nkanamugurira ariko noneho nakubaho sitire nkamugurira akunda utuntu tw'udukanzu tugera ku maguru twabarukore nyine nkamugura n'udukweto nkamubwira nti mama wanjye rwose ndagushimye tini mutayemo tu undi muntu wakurikizaho umugabo nyine urumva nubwo umubyeyi yubahwe ariko n'umugabo yubahwe kuko iyo mubana
aba ari uwa mbere. Ari umugabo na mama wawe wumva ari nde muntu wabanza icyo gihe kubwira ko wabonye amafaranga? Umugabo muri kumwe nese wayahishe? Ni umugabo muri kumwe ko nta hantu wayahishe. Nese deri hageze umugabo muryamana akaguha imodoka wayitura ni urugero nyine urabizi ko bibaho wayitahanaye ufite umugabo atabizi haraba nese akaderekereka ni abagore uzi bafite amamodoka ariko bakuye hanje kwaje kwa pra tubwire rero nk'uwo mugore ari nkawe bahaye imodoka wabigenze tutashaka kuvuga umugabo yamuhaye imodoka umugabo we apana umugabo we sheri we ruhande noneho atekera umutwe umugabo ati ko mfite aya wanyongereyeho tukagura imodoka kandi mu by'ukuri ya mafaranga y'umugabo yamuhaye yari kugura ya modoka ariko kugira ngo yerekane ko avuye mu maboko ya wa mugabo we babana amuhengeka gutyo ubu rwose atwara imodoka ya danje wiki imodoka ibi ngibi ibi toka satani tuzi ndetse nanjye nzi umugabo yari umusirikare avuye mu butumwa bw'akazi ariko yabonye inote urazi ko bazana ibiceri nyine tu noneho arangije akafite ikindi kidamu nyine kwaje kwa pra bahuzaga amuzanira ibintu byose amakuvura n'umushopingira ibintu byose umugore arareba aravuga ati umugabo nayimenya aranema ahita afata musaza we abyita ko ari byo amugurenga z'abahembe kumbi ivuye mu maboko y'undi muga nako kantu kakora wiki hano wabimenya aderi bibaye ngombwa ko igihugu cy'u Rwanda gifata DNA yo gupima amaraso cyangwa se umwana nyine sibyo bagapima umwana bagashyira ku 10 cyangwa 20 cyo 20 reka mubwize umve hasigara ingo imbarwa gutese nimba reka nanga urugero niba inzu zo mu Rwanda zubatse ari 40 n'urugero cyangwa 100 icyo gihe hasigara ingo 40 ushingiye gute abagore ko dukora umutira adara ari abagore na amureka ari abagore yenda nirimo wenda ari abagore n'abagabo abacinyima cyane nabaye cyane abagabo kandi abagore mwe mukora imiti ikibazo cy'abagore nta mugabo twita ikibazo cy'abagore twebwe tugira ingaruka zigaragara ariko mwebwe abagabo uragenda nyine ukitahira n'ibisanzwe ikibazo cyanyu aho gituruka abagore tuzi kubareba ibyo mwakoze tukabimenya umugabo yasambanya wabimenya atashye wabimenya ute ngiye nabimenya wabimenyera he nyine ntago ako nakabanga kanjye atagira ujya kushwana n'umugabo we ariko ngenda bimenya gake umugore se ni wabimenya kandi na powesha umugore ni wabimenya umugore oya adari buretse gato dore ukuntu umugore abimenya buretse iyo umugabo agiye hanze agatera akabariro hanze urazi ko ari ibyana byikoze gatera akabariro ugataha udeni wamara gutaha ukagira mu rugo rwawe urikosatara ugatahana kare warangiza ukita ku mugore n'abana ukajya mu makayi ukaganira akumva avuye kurya icyana hanze umugabo akikosatara agafata agaturukamo agahereza umugore kugira bitagaragara kuki abagore y'umuciye inyuma abagabo mudapfa kwitwararika iyo mugabo akubwiye ngo hindukira ubyanga ayo ni amakosa ariko se nabyoze nanjye rero nabikoze nanjye kwa kundi kose tarimba kwikosatara nanjye nabikora se njye nabanyobe ubwenge nanjye wankoraho nkaza ahubwo niruka baba we rega naga abagore bose ari abanebwe muri ibyo bintu ariko ngo tuzi harimo bamwe mu bagore bagiye Buganda gukorera amafaranga bakaza bakabeshya abagabo ko bagiye muri famille gusura famille kumbi bigiriye Uganda ariko banza habaye ikofi akasi kofi y'Ubugande ni iyi sara amafaranga y'amagikeka bamuhaye mu madolari ayo rwose mana yanjye nayo ako bikora nyine umuntu wabigize umuntu adari Bugande wabaye sibye no kubayo sinanahakunda kubera iki kandi nzi ko ari abavandimwe bawe benshi none we kuki utabaye
iyo muganire na bamwe bakuru bawe bari hanze y'igihugu cyenda sa Uganda n'ahandi bakubwira ko ari izimbogamizi zishobora kuba ku mugore n'umugabo? Nta kibazo kibayo kindi. Ujyanye nk'umugore w'icyuki? Sinashinzwe no kubimenya, ariko icyo nzi cyo nuko abagabo babo bakunda Abaganda. Yego. Ku buryo ugiye ufite umugabo bagusenyera. Ariko ugiye uri umukobwa wumva uzabashaka ni iminota baba bagutwara, ntabwo wabura umugabo. Niyo mpamvu se abakobwa benshi tuzi araba cyiza cy'abagabo babo baba bafite amamodoka, baba bafite imitungo mbega irenze ifatika. Ariko nabo kumupuri baba mva ni nk'isazi ku mata. Ariko se Adari, nk'umukobwa ubayeho mu buzima birashoboka ko umukobwa ashobora gusambana, yabuze amavuta, yabuze ukuntu agahereza umwana amata yenda arabyara iwabo n'urugero. Ese nk'umukobwa wenda nk'umufemeri wabyaye we akoze ibyo naribi, ariko se nk'umukobwa ukiri umukobwa wenda ukiba iwabo akwiye kuba yajya gukora umwuga w'uburaya wenda w'indangamirwa, reka tuvuge kuri birakwiye? Ntabwo bikwiye, ariko biterwa nuko wisanze wanyu bameze. Wenda nabakene ntibashoboye kugurira ya mavuta, niwe bahanze amaso, ntibashoboye kugura ya sabune, aho umukobwa akajya kuyihiga. Murega buriya gusambana kw'abakobwa akenshi ahanini 90% ni ubukene. None se Adari, ni izihe ngaruka urubyiruko cyangwa se ruri guhura nazo muri iki gihe, cyangwa se abakobwa bahura nazo? Nyine ni kwa kubyara batagejeje igihe, kandi ni mudindizi, uradindira. Ni diamond mudindizi. Uradindira nimba ubyaye ufite imyaka 16 n'irindwi kugeza kuri 18 cyane. Iyo myaka ni mibi kuba utarayibyayemo, ahubwo uri umuntu w'umugabo cyane. Kandi n'uwayibyayemo ntitwamutera ibuye n'ibyaje. Bivuze ko iyo yamaze kubyara afata cya gihe cyo kurera, agafata cya gihe nyine yakabaye ari mu ishuri, biba birangiye abadindira rero, kandi ntiyasubira ubukobwa ababaye umugore. Nizo mbogamizi ziriho kugeza ubu. Wenda mu kiganiro cyacu turi kuganira, bigaragara yuko nyine abakobwa benshi bigaragara ko babaye nk'ibitsiri, nta rukundo bakigira. Nyine ntarwo kubera izo mpamvu, nta rukundo. Adari, tubwizanye ukuri, 50% ari umugabo n'umugore ndi mugira urukundo. Abagore tugira urukundo. None se umugabo wamukuri wabo ko gukuri wanyu ngo iyo uri umugore washatse umugabo umukundana mu rugo mu bantu katuvye kuba bana, abagore nitwe tugira urukundo cyane kandi runihangana. None Adari, ari abagore i Kigali, Adari, urubohero uraruzi? Urubohero ndaruzi. Wagiyeyo? Urubohero nagiyeyo. Hanyuma mu rubohero cyangwa guca imyeyo. Oya. Mu rubohero ni ahantu bajya, kera nabaye mu ntara bakajya bajya ahantu bagafata ubwatsi buno bahira mu gishanga. Kuboha bisanzwe. Yego. Noneho aho ngaho haberagamo umuco wa kinyarwanda wo guca iyo myeyo uvuze, ndetse no guhugurana ku rubyiruko. Ni icyo kimwe rero n'undi nibyo mvuze babigira. Yego. Hanyuma wagiyeyo? Nagiyeyo. Apana mu rubohero. Ahubwo arantu twibetaga mu gashyamba. Tukaboha ibyo bindi nyine. Umukobwa wacimye n'utaracimye, uri nk'uwo yiganiriye n'abakobwa, bitandukaniye? Ibyo bintu si bibira. Ariko cyane oya si bibi. Nose si ikintu muco nyarwanda. Ntabwo uza kubona, ntabwo ujya umva n'abazungu bavanze kuza mu Rwanda gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo uwacimyeyo nabo naganiriye n'abamama benshi cyangwa abakobwa, hari abayica bakayigira miremire ikababangamira. Hari n'utayifite arabangamira. Hari ubuzi utayifite yabaye miremire benshi ku buryo agenda atandaraje kubera iyo mpamvu. Toka satani cyane kubera iyo mpamvu agenda atandaraje. Ni ukuvuga kari akantu twambaramo imbere isive suve yogo karagenda kakayibangamira. Nakoranye n'abadamu benshi byabangamira. None se mwari kubera iki muri iyi minsi abakobwa batacyambara amasuve? Ubwo ni ubushinzi. Ariko urabizi ndabizi cyane, abakobwa benshi bakubwira turame nambaye ipantaro cyangwa se kabutura nk'iyi wambaye, ahita abagira ngo amataye cyangwa nyashi zibebere abagabo barebe neza. Oya se. Ariko ngiye muranyambaye ntago mbikunda.
ntabwo nkunda kubaho ntambaye. abacuruzi bari kurira yuko mwabahombeje. Ibihangane buriya hari ibindi babagurira bitari ibyo. Umukobwa yiteraho ikibuno wamuvugaho iki? Abakobwa bajya kuzana ibibuno nyine byo mu mujyi kwambara bya ese yabaza dore iyo umukobwa azi ko yereketse abantu hanze ko afite nyashi kajya nko kureba umujama bahuye yenda yamwishimiye wagera mu rugo rwa akabwa ati wenda bamwe bakora ingeso nyine z'ubusambanyi agakuramo agasanga zataye werekanye so zifite. Hari umuntu washenye kubera iyo mpamvu. Yaterese umukobwa amubonana nyashi bageze igihe cy'uko amutsimba ko afite nyashi kwa kundi bajya gushakana batumvanye. Ariko ngo hari n'ukuntu iyo mugiye kumvana ngo uramucunga sinzi ukuntu ngo bacunga umugabo agahita agishyira munsi ku mutwe w'amatora. Cya kintu sindanakibona no mu maso. Ngenda kizi mu mujyi birahaba bigura 5 n'ibihumbi 4 gutyo. Sindakibona noneho ariko utaha mu kiganiro nzakikuzanira. Nyambare nzagigwamo gift. Oya neza nyashi nyine uzanye nyashi ugatera neza ribe seneye nabi shimira Imana uko yandemye. Nesa dere niye mpamvu yatumye udapfa muri zuru n'amatwe n'amaherena. Oya mana we ntago nabyisanzemo nta nubwo mbikunda. Ababikunda bubahwe ariko nge ntago mbikunda. Simpfumuye habe n'ahantu na hamwe na hamwe. Habe ku mukondo mbona ukimara kugana abakobwa bacimiye se. Kare nabonye ikiganiro kimwe umukobwa avuga ati yakoze ikiganiro avuga ati umukobwa utanyara. Niye byavuzwe gutyo nge nakibone ikiganiro ntago ari ibishego mvuze. Umukobwa utagira amavangingo ngo nta mugabo azapfa kubona. Kubera iki atazamubona? Abantu bose bateye kimwe. Warumye se? Kandi wibuke biriya bintu uvuze hari n'abagabo batabikunda shiti yanjye. Kugira amavangingo. Hoya. Yego. Hari abantu batabikunda seri. Ngo bano bantu b'Abasamariya bano baturuka mu bihugu bya Somalia hariya. Bari Abasamariya ujye ubona ngo ntago bakunda ibintu nk'ibyo koko. Uyu ntago babikunda. Abantu benshi buriya Abanyarwanda ni twebwe dukunda ibyo byishimo. Ariko abantu benshi bandi. Ese koko bitanga ibyishimo? Biraruhura. Biraruhura cyane umugore. Bigeze kuruhura? Winzimuza ariko. Aba uri kunzimuza. Gusa ngenyeka iyo nyine uganiriye n'abantu bitabayeho. Nihe nimba bafite? Barababara. Oya nago nigeze. Hako ngo biterane byo kugira ibibyimba. Umukobwa ngo bituma n'umuntu agira ibibyimba mu nda. Umukobwa umwe ari umukobwa twakoranaga yari agashiti kanje. Simvuze aho nakora kuko nakoze henshi. Atanagira ngo niwe mvuze. Yanganije kuri icyo kintu. Ambwira ati wapi? Ati n'umuntu duhuye. Nuko dutandukana yacitse ibisebe. Ndavuga nti Yesu. Isubwo wazivuje ko mbona babivuza. Ariko namushimye ko yagiye kwivuza barabivura abantu baza kuvura. Nashimye ko yashatse n'umugabo yaranakize. Umuntu rero uzi ko ibyo bintu gira abantu inama rero bajye kwivuza. Umuntu uzi yuko afite icyo kibazo. Nicyo kintu mbabwira abantu. Reka kwiteranya n'umuntu. Ku bagabo n'abagore bubatse n'abafiyemeri n'abakobwa mvuze ibyiciro bine. Nicyo kintu wifuza ku bagabo bubatse. Wifuza abagabo abafiyemeri. Oya abagabo n'abagore bubatse banza aho ngaho. Nicyo kintu niyo nama wagira abagabo bubatse ku bagore babo. Abagabo urugo rwiza urya nuruhuje mu buriri niho urugo ruba. Niho ruba. Nukuvuga ngo si umuceri ntago ari umuceri si kawunga si igitoki si siporo si pisine siniki urugo rwiza ni sheri harimo mayoneze n'inyama. Mayoneze urya se ukajyana hariya. Urukundo ruba mu buriri kandi urwo rukundo byibuze ukamara iminota 70 byibuze 30. Urwo rukundo umuntu arwaye maze iminota ingahe? Umuntu wagwa rukundo kuva wavuka yagwaye iminota ingahe yatumye wemera gereranya? Isaha yose. Toka satani. Akakana nakakata ngashira imbere isaha hadere nawe uratubeshya. Isaha yose. Abagore bo niki kintu bababwira? Abagore yego sha abagore bagenzi bawe uzi umugore urongo isaha yose. Hehe no kuzaca umugabo inyuma.
aranyurwa arishima urumva ibikorwa byose ushaka muri iyo gahunda aba yarangije kubigukorera. Ntuzabona umugore udafite ingeso, ufite ingeso afite umugabo umurongoriye ayo masaha, iyo saha nkubwiye n'Imana izamuhama. Abakobwa abafemeri babyariye iwabo cyangwa se batarabona ingo niki kintu cyo babagenera? Imana izabahe kubona abagabo, ko kubaho udafite umugabo ni agahinda gakomeye cyane. Abakobwa bo n'abakobwa nuko batarabona n'abasheri, Imana ibaha abakuramo amadara abakobwa bo icyo cyo Imana yanjye n'udasaba Imana imbabazi izabahana yihanukiriye. Uzahora no mu gihe cy'imperuka uzumva amajwi y'ababana wagiye uta bakuririra mu matwi. Nshimye Imana ko icyo kintu kitigeze kimba mu buzima bwanjye darahondi n'uwunzi wese antera ibuye. Adari uramutse ufite umugabo ukagendana mu nzira, abagabo bajya bakureba, bajya baguheta mu nzira ukayibona uri kumwe n'umugabo, yego wenda shari wawe cyane iki, yego hari abagabo ujya ubona n'ubundi bakugirira iryo rari cyangwa se bagashaka kukudirarikira kandi uri kumwe n'umuntu no ubyitwaramo turi kumwe nawe ubwo ndasuzugura rega njye hanyuma uri wenyine uvuye mu rugo nanone bigenda ute? Kubera ko nabayeho ngira akantu kahari k'isoni. Nimvuga isoni ntibavuge gusa ngugira isoni nguru uhenga ibiki, hari kamere ngewe wimbamo yo kugira isoni, ku buryo ngiye no mu buzima bwanjye no kujya muri lodge umve mbanza nakitwikira ijoro. Nurajya muri lodge? Nagiyemo atari na rimwe, ariko nagendaga nijoro nipfutse ariko hatagira umuntu mbona, ariko ku manywa niyo wabaga umbwira ngo ngiye kuzura data ntabwo nari kukwemerera. Uvuga ngo umugabo wagukeneye yagufatisha nijoro. Urumva rero kugenda mu muhanda ni igitsina gore cyose, buri abagabo ngo Imana baremanye irari ryo ntiribura rwose. N'imodoka ari abagore n'abagabo n'abandi bagira irari n'abagabo n'imodoka niyo iri kugenda gutya ubona umuntu arenda gukora impanuka, ubona avanyemo umutwe akagira ati kandi ibyo ngibyo twebwe ntacyo bibabwiye. Adore reka tugushimire mu kiganiro cyacu kandi urakoze duha kiganiro cyiza, kandi abantu ujye bajya bumva inama bagira, kandi umuntu ntabwo ukunda ajya bikubwira kubwira ati watubwiye ikiganiro cyiza muri comment, ese ubutaha zana ibi tuganire kuri iki baguha inyunganizi. Thank you. Ndabashimye cyane. Amen. Utagira amavangingo niyirukanye, hari umumama ndemana yanjye kandi inshuti yanjye njya mubona ndamwibagiwe ariko arahari, uvura ibyo bintu rwose ajya bitangaza imiti yose ko niyo atabyivuza deri nta kibazo. Oya kirahari nubwo hari abantu batabikunda ariko kirahari. Ariko cyane ngo bisenye ingo umuntu utabifite ariko none urumva nimba umugabo ajyayo aho hantu niyo mpamvu n'abagore benshi batabwa n'abagabo bakigendera kuko mu rugo byanze. Hanini niki kintu warabura ku bagore bameze gutyo? Nibivuze basuba ku rugo rwiza, banywe amazi menshi. Umugore buriya yanywa amazi angana iki? Amazi ya mugore nyine umugore yanywa amazi angana iki ku munsi? Litiro nk'eshatu ku munsi. Ubundi urazinywa? Ntabwo ari cyane, wene ngiye nkoni nk'imwe cyangwa imwe n'igice. Kubera icyo utagize umubare, kuki utubaza umubare, kuki utuzuza umubare nawe ngo ukunde ugire? Ngiye mvuze kuri abo bantu batagira cwa, kuki utakuzuza umubare ngo ukunde ugire kwaje kwa pra ni 8. Abavangingo urafite? Nshimye Imana, ndashima Imana uko tuba turi kuganira, ariko abantu bagikeneye dore ibintu bibatera stress, abantu batera imishihuri, usanga umuntu yarakobanye mu maso kubera stress. N'abadamu benshi badakorerwa gahunda neza, gusanga kenshi bahura n'umukozi bagakubita, bahura n'akana bakaribata, bahura n'abantu mu kazi nta kintu kibaho kibabaza nko kubaho ufite umugabo umugabo ariko utarongorwa, utazi gukora iyo gahunda
binejeje umugore ubaye ari umugabo wisanga wowe mugabo abagore noneho usanga hari abagore benshi njyewe ejo bundi naganira n'umudamu ariko urugo rwe rumeze nk'urwinjiriwe n'abazimu iyo umugabo yinjiye agasanga umugore ari mu buriri umugabo yicara muri saro umugore yabyuka yagera muri saro yego umugabo akagendera mu cyumba baranyurana umwe acaha undi acaha umugabo aritinya kutese ntabwo rero umugore yazaguma muri ibyo ko harimo n'abagore usanga muganira bakabwira ati umugabo wanjye iyo tugeze mu gikorwa cy'ububatse iminota 2 abashoje ubu ngo niyivuze nta mugabo uriyo warugumamo reka iyo umwibiri none se ubwo njyewe naba nkoresheje ingahe kugira ngo bisoze neza kandi ubundi kiriya ni igikorwa kijyamo abantu bateguranye bishimanye byibuze ari n'igihe nk'umara 2 nk'uko bivuze yakagombye kubanza akamutegura byibuze ese dore kuki bino bintu iyo tubivuze abantu benshi babyumva nk'umushegu abantu bigira abakirisitu abantu bigira nk'abakirisitu wagira ngo baba mu ijuru kandi ari umuryango ari wo muryango twifuza nuko umuntu aba avuga ibiriho kandi bikwiye kuvuga noneho bano bantu twabita iki ni abanyabwenge n'injiji dushobora kuba twagira inama cyangwa se tuganira nk'iki kiganiro ukabifata ukundi reka tubihorere kubera ko ntabwo umuntu wamunezeza waza uvuga iby'Imana nabonye nabyo nibanyurwa waba uje useka nabonye nta kigenda waza urakaye nabwo waza ubyibushye nabwo bakuvuga ko urwaye baje unanutse nabwo baravuga ngo urarwaye ikiriho nuko wowe muntu uba ureba ibivugwa